uyu munsi tubwizanyije ukuri cyangwa se yaba kuganira bisanzwe abakobwa n'abahungu cyane cyane abadamu ariko n'abakobwa nibo babizi. Umuntu wese nabaza nkamubwira ati ninde wakwigishije ku bigendanye n'ukuntu ugomba kwigirira isuku mu gihe cy'imihango, yakubwira ko ntawe, carrément yakubwira ko ntawe rwose. Uyu munsi rero ni kimwe mu biganiro bumva abantu bagahita bagira isoni, abandi bagaca ku ruhande, ariko ndashaka ko bihinduka. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku kigendanye no kwiyitaho mu gihe uri mu mihango. Ese ngomba gukora iki? Ushobora kuba uri umukobwa utabizi, ushobora kuba uri umusore runaka ukaba ufite umukobwa w'inshuti yawe cyangwa se mushiki wawe, ushobora kuba uri umugabo ufite umugore kandi wenda akajya mu mihango ugakenera kumufasha, ukayoberwa n'uburyo wamufashamo, ariko noneho ugasanga nawe uri umukobwa biranakubaho ntuzi n'uburyo wakwiyitaho. Mbahaye ikaze rero kuri YouTube channel ya Delphine Umuhoza, ni njyewe. Niba uri mushyashya ngaha ndagira ngo guhe ikaze, nkubwire ngo wakoze cyane guhitamo gukurikira iki kiganiro cyacu uyu munsi, ariko kandi ndagira ngo nkubwire ngo ntago wibeshye. Aha niho rwose ugomba gukura inama zigiye zitandukanye z'ubuzima, ko ugomba kwiyitaho nuko wakwita kuri bagenzi bawe, bityo bigatuma isi tuyigira nziza kurusha uko twayisanze nk'uko benshi bajya bayivuga. Ubwo rero ndagira ngo nkubwire ngo kora subscribe, ukore share, cyangwa se usangize inshuti zawe, ubabwire bati ikiganiro cyiza cyo kureba ni uyu munsi kigendanye no kwiyitaho mu gihe umukobwa ari mu mihango, ni nacyo tugiye kugarukaho uyu munsi. Ngomba gukora iki? Ni biki ngomba kwirinda? Ese iyo bigenze gutya biba bisobanuye iki? Ese n'ubuhe buryo bw'isuku ngomba kuba nzi, nkabavuga ati ngewe aka kanya ngomba kwiyitaho muri ubu buryo, ngomba gutangirira nkasoreza aha ngaha. Iki kiganiro ntikigucika ko ni ingenzi, ukirebe mpaka kirangiye, kuko ngiye kubwira ibintu by'ingenzi utigeze ubwirwa n'undi muntu uwo ari we wese, yaba mama wawe, yaba inshuti yawe, yaba umuvandimwe wawe. Ntabwo ibintu yigeze abikubwira, kuko nanjye ndashima Imana ko nagize amahirwe yuko uyu munsi mbizi kandi nkaba niteguye kubigusangiza. Rero ntucikwe, kuko aka niko kanya tugiye gutangira kubirebaho. Ikintu abantu benshi batazi nuko buriya ku kigendanye no kwigirira isuku mu gihe uri mu mihango cyangwa se kwiyitaho mu gihe uri mu mihango, ntago ari ugusa neza inyuma cyangwa se guhumura neza nk'uko benshi bajya babigira. Hari igihe usanga abantu bavuga ngo iyo umuntu ari mu mihango wenda kuvuga ati ngewe simba nkunda ukuntu umeze, mba ndi mbishye, mba ndakaye, siniyitaho, ariko ugasanga nabo muri kumwe ntago bazi icyo kugufasha, kuko nyine ntago bajya bamenya ngo uyu muntu nibihe bintu byamubayeho. Uyu munsi rero ndagira ngo tugaruke kuri ibyo ngibyo, ariko mbere ya byose ndagira ngo mbanze nkubwire ibintu 5 by'ingenzi ugomba kuba ufite niba uzi kuri kwitegura kujya mu mihango. Niba uzi ko ufite mushiki wawe cyangwa se ukaba uzi ko ufite umugore cyangwa umukobwa mukundana, cyangwa se wowe ubwawe ukaba uzi ko ufite murumuna wawe, ukaba uri umukobwa nawe ubwawe ubwo ukeneye kubimenya, ngibi ibintu 5 by'ingenzi ugomba kuba ufite. Icya mbere, ugomba kuba ufite igikoresho cyabugenewe cyitwa pad. Ushobora kuba ukoresha pad cyangwa se ukaba ukoresha tampo cyangwa ukaba ukoresha caps, icyo waba ukoresha cyose ndagira ngo nkubwire ko ibyo ni cyo kintu cya mbere cy'ingenzi ugomba kuba ufite. Icya kabiri, ugomba kuba uzi ngo ngewe iyo ngiye mu mihango ndababara cyangwa simbabara. Niba uzi kubabara, ese ukoresha iki? Ubwo ugomba kuba ufite igikoresho cyabugenewe. Hari twa caps bakunda gukoresha cyangwa se twa tuntu bashyushyamo amazi, ubundi ukitereka kunda mu gihe uri kubabara, cyangwa se ukaba ufite imiti runaka yabugenewe we ukoresha bitewe n'uburyo ubabaramo. Niba uzi ko rero ubana n'umuntu kandi ukaba uzi ko agira imihango imubabaza, nawe niyo mpamvu ugomba kumutegurira ibyo byose. Ese akenera imiti? Ese akenera za bottles bakoresha kugira ngo bishyire kunda kugira ngo areke kubabara? Ariko niba nta na kimwe afite muri ibyo ngibyo, ushobora kumukorera uburyo buri artificiel bwo kumufasha. Ndanabukubwiraho. Ushobora gufata icupa rya plastique rino risanzwe rwose rivamo amazi, ugashyiramo amazi y'akazuyazi ukamuhereza. Ubwo ni uburyo bwiza bwo gucaringa, akitereka kunda, bimufasha kutababara. Ubwo twari tugeze ku kintu cya kabiri umuntu agomba kwitaho, agomba kuba afite mu gihe yiteguye kujya mu mihango cyangwa se ayirimo. Ikindi abantu benshi rimwe na rimwe batajya banitaho, ugomba kuba ufite ibikoresho bitandukanye by'isuku. Ugomba kuba uzi ko ufite amazi yo gukaraba, ukaba ufite isabune yo gukaraba, ariko by'umwihariko amazi y'akazuyazi. Burya mu gihe umubiri umeze kuriya uba ukeneye amazi yo gukaraba ashyushye, kugira ngo umubiri wawe wongere temperature y'umubiri wawe, bityo bibashe guflowinga cyangwa se bibashe kuza utababara. Ikindi kintu abantu bamwe na bamwe batajya banumvaho rumwe ni ikigendanye na cyo kwita intimate wash, amasabune yabugenewe cyangwa se intimate wipes cyangwa se twa dutambaro dutoza abantu benshi bakunda gukoresha. Ubundi busanzwe amazi arahagije, tubyumvikaneho, amazi yonyine arahagije. Ariko niba uzi neza ko uri umuntu wenda wiyitaho muri ubwo buryo, ukaba ukenera intimate wash cyangwa se intimate wipes, ugomba gukoresha izidahumura habe na gato kandi zitarimo alcohol. Tubyumvikaneho, zabugenewe ntago zigomba kuba zihumura, nta nubwo zigomba kuba zirimo alcohol. Icyo ugomba kumenya nuko biriya bice ntago byagenewe guhumura.
ntabwo byagenewe guhumura rwose, byo ubwabyo bifite ukuntu bikoze ku buryo biba bifite umwuka waho uhagije, ntabwo ukeneye kongeramo ibindi bintu. Bityo rero niba uri umuntu ukoresha isabune cyangwa se ugakoresha intimate wipes making ashobora ko zidahumura, ariko hari isabune ndagira ngo mbwira abantu wenda bamwe na bamwe batajya bemera amazi yonyine, bumva bafite imyumvire yuko bagomba gukoresha n'isabune. Hari isabune za Dove z'ababebe zabugenewe zidahumura kandi zagenwe ku buryo zitadistabinga cyangwa se ngo usange zirahungabanya pH cyangwa se igipimo cya acide na base cyari hasi, niyo ugomba gukoresha. Kandi nabwo ntibibe buri gihe, mu gihe gusa uri mu mihango, kugira ngo ubashe gukuraho icyo gice cy'inyuma. Ni inyuma gusa nta kindi, ubwo icyo kirumvikanye. Ikindi cya nyuma wenda abantu benshi batajya bitaho ni uko ugomba kwambara umwambaro wa hariya hepfo, umwambaro w'imbere wa cotton utuma uhumeka, apana nilo cyangwa se dentelle wa mugani nkuko bamwe babyita. Ugomba kwambara umwenda w'imbere cyangwa se sous-vêtement itagufashe, yoroshye, ikurikuye, ituma uhumeka muri kiriya gihe uri mu mihango. Rwose icyo ni ikintu abantu benshi rimwe na rimwe batitaho, ugasanga aravuga ngo ngewe mfite iyo mfite niyo ndambara iyo mbonye, cyangwa se hari izo mfite zabugenewe ziraho mba narajugunye nkazongera nkazifata icyo gihe. Ariko icyo utazi nuko buriya kwambara uriya mwenda bituma uhumeka neza, bikanakorohereza kugira ngo ubashe kwirinda mu gihe uri muri ibyo bibazo. Ndacyakomeza rero mbabwira ikigendanye n'ukuntu ugomba kwiyitaho, cyane cyane ku bigendanye n'abadamu mu gihe bari mu mihango, abakobwa. Ariko nawe niba uri umusore ukaba udukurikiye muri aka kanya, menya ko ibi bikureba, kuko ushobora kugira mushiki wawe cyangwa ushobora gushaka umugore ugakenera ibi bintu, kuko nta umuntu ubitubwira. Dushiduka tubirimo ukayoberwa uko ubigenza. Buri wese umuganirije yaguha story ye y'ukuntu yagiye amenya ikintu runaka, ariko iyi ni opportunity nziza yo kugira ngo ubimenye. Ndagira ngo nkubwire ko pad igomba guhindurwa 3 ku munsi. Niba uzi neza ko wowe utajya uyihindura ukayirarana ukanayirirwana, cyangwa se ugasanga urayambara nyuma y'umunota umwe ukuyemo gutya ngo ndabangamiwe, ntago ari byo. Ni ibintu ugomba kumenyera, ukavuga ngo bimeze uko bitewe na flow ugira uko ingana. Ugomba kumenya ngo nshobora guhindura igihe runaka. Ariko niba uzi ko ufite flow itagize icyo itwaye cyangwa se itagize icyo ubibangamiye, ukaba ushobora kwirwana pad umunsi wose, menya kuri kwihemukira. Kuri tampo ho noneho biranatandukanye ku bantu bakoresha tampo. Ntabwo ushobora gukoresha tampo 2 ku munsi wonyine ngo zibe zihagije. Byibuze abahanga bavuga ko ugomba gukoresha 6. Mu gihe rero umaze amasaha 4, niyo menshi, maximum 4 uyambaye, uba ugomba kuyikuramo. Urasanga umuntu abyuka mu gitondo akayambara akayiriza umunsi wose, kuko uzi ko iyo itashobora kugusebya ugereranyije n'ibindi. Ariko mu by'ukuri sibyo. Ni ukuvuga ngo pads zigomba guhindurwa 3 ku munsi, tampo byibuze zigomba guhindurwa 6 ku munsi. Mu gihe ibyo byose utabikoresha, ukabukoresha cap, nubwo ari uburyo butandukanye wenda abantu benshi batajya bamenyera cyangwa se batiyumvamo, ariko kuba bukoresha nabo bamenye ko bagomba guhindura 3 ku munsi, kandi bakayoza nkuko boza ibindi bintu kandi mu buryo busukuye. Icyo nakubwira cyo nuko wenda rimwe na rimwe hari igihe tunabyirengagiza, ugasanga umuntu arakubwira ati ubushobozi ntabwo bushoboka, ngewe mfite uko mbigenza, ibiki ibintu nk'ibyo biranumvikana, kuko ushobora kuba bitakwemerera, ariko menya ko ugomba kwigirira isuku. Iyo utigirira isuku biragutera izindi ndwara, nibwo uzatangira kugira wa mwuka itameze neza, abantu bose ujye ubacaho bavuza induru, cyangwa se utangire kugira ibindi bibazo birimo n'ama infection n'izindi ndwara zigiye zitandukanye udashobora kumenya, kandi mu by'ukuri icyo utazi ari uko ari wowe wazikururiye. Aho ngaho nyihari ntago nakwirengagiza kuvuga ku kintu kigendanye na sanitary pads cyangwa se twa pant liners, protege slip, bitewe n'uko byita. Turiya nubwo tuba ari dutoya, hari abantu usanga baramenyereye kudukoresha no mu gihe batari mu mihango, ariko nabyo kuko bigendanye na feminine hygiene kandi akaba aricyo turi kuvugaho, ndagira ngo nkubwire ko ntago ari nziza cyane. Ntago ari ibintu ugomba gukoresha mu gihe cya buri gihe, ngo usange buri gitondo uko ugiye kwambara uravuga ati pant liner iri he ngo uyishyireho. Oya, menya ngo sous-vêtement wambara niyo igomba guprotectinga, kandi nayo buriya hari abantu usanga ashobora kwambara sous-vêtement umunsi wose, wenda birashoboka, bibaho, ariko ntago ari byiza. Ubundi bavuga ko ugomba guhindura 2. Niba wiriwe mu kazi, taha nimugoroba ukarabe uhindure wambare iyindi. Niba binagushobokeye ntunayambare. Niba ushobora kuba uri comfortable ko utayambaye, ni byiza ko utayambara mu gihe utari mu mihango, ariko menya ngo nazo ntago zaremwe kugira ngo tuzambare kenshi gashoboka. Kandi iteka nkunda kubabwira ngo duhitemo cotton. Umwenda wa cotton ni wo w'ingenzi, kuko hariya ni ahantu hari sensible ugomba kwitondera. Ni nayo mpamvu uyu munsi ushobora kuba ufite ama infection yanze gukira, kubera ko utazi ko biri guterwa n'imyenda y'imbere uwambara. Niyo bitangirira rero hehe, bitangirira mu kwirinda gake gake, bityo wagera no muri icyo gihe ukamenya uburyo bwo kwitwara. Mu gihe rero uri mu mihango, rwose ntuzirengagize ko burya ntago bigarukira mu kwambara ibikoresho byabugenewe kugira ngo wowe ubashe kwirinda, ahubwo bigarukira n'ubyo turi gufata. Menya ko hari ibintu runaka ugomba gufata mu gihe uri mu mihango. Ugomba kunywa amazi menshi,
binashobotse yaba ari amazi ashyushye. Ibishyushye nibyo batugiraho inama, ariko by'umwihariko amazi, kuko uri gutakaza fluids cyangwa se amatembabuzi, reka mbyite gutyo, mu mubiri. Ni nayo mpamvu ugomba kunywa cyane kugira ngo umubiri wongere urekipere. Icya kabiri, ugomba kwibuka ko kurya imbuto ari ingenzi. Imbuto burya ziradufasha, zifasha muri cicatrisation, kandi haba hari ibintu byinshi byagiye byangirika mwe imbere mu mubiri wawe. Ni nayo mpamvu ugomba kwibwiriza ukabifata. Ariko ku bantu bafite ubushobozi, si bose, hari ibiribwa bimwe na bimwe bishobora kugufasha mu gihe uri mu mihango. Harimo shokora, harimo kunywa ibintu bishyushye birimo ibirungo bigiye bitandukanye, n'ibyo ngiye kukubwira, turmeric, cinnamon na cloves. Ibyo ni ibintu bifasha cyane, surtout kuri ba bantu bagira ibibazo byo kubabara, bigufasha kugira ngo utababara cyane, bigafasha muri cicatrisation kugira ngo ukire vuba, ndetse n'imihango iflowing neza, bityo ubashe gukira vuba maze umere neza, ndetse bikanakurinda no kugira umwuka utameze neza, kuko biriya byose birasohoka, ariko bigasohokana na toxins mu mubiri. Kugira ngo rero toxins zishiremo, ni ugukoresha ibyo byose ndi kukubwira. Ariko ikindi kintu cy'ingenzi, buriya mu gihe umeze kuriya, ugomba kwirinda ibintu biri mu mavuta, amafiriti ushyire ku ruhande, na za snacks za zindi ufata ziba zarakorewe mu nganda, ugomba kuzirinda. Icyo nsoreza ku bigendanye n'imirire, ni uko buriya abantu benshi bajya babyibagirwa, ariko ikintu cyonyine gishobora kugufasha ni ikintu kirimo fer. Fer urayikura he? Mu nyama, mu bishyimbo, mu isombe. Ibyo bintu bitatu nubishyira mu mirire yawe y'icyo gihe, uzabibona ko hari intandukaniro hagati y'igihe uba uri mu mihango n'igihe uba utayirimo. Impamvu ibi ngibi tubigarukaho ni uko ari ingenzi, bizadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni ibiganiro abantu benshi badakunda kumva, cyangwa se badakunda no kuganira. Rimwe na rimwe binadutera n'isoni no kuba twabigirana hagati y'abantu tungana cyangwa se abantu baturuta. Ariko ndashaka kubwira ko uyu munsi ntago kuba uri mu mihango ari ikibazo, ahubwo ni cycle y'ubuzima, niko ubuzima bwawe bwubatse. Ariko ntago ugomba kujyamo ngo ujye kwigunga, ujye kwiheba, utangire uvuge ngo abantu baranseka, cyangwa se wumva ari ibintu biguteye isoni. Ahubwo ni ibintu bigomba kukubaho, ariko ukamenya uko ugomba kubyitwara. Ukavuga ati ngewe niba bibayeho ngomba kwitwara uku nguku kugira ngo subire mu buzima busanzwe kandi nanameze neza. Bityo niba unabirimo, ufite examen y'akazi, ufite abantu ugomba kuvugisha uwo munsi, cyangwa se ibikorwa ugomba gukora, ntibihagarike ubuzima bwawe, ahubwo ubuzima bwawe bukomeze kandi nawe umeze neza. Niba rero nawe wajyaga ugira ikibazo ukavuga ati si ibi bintu nabibwirwa nande, iki kiganiro gisangize inshuti zawe, gisangize inshuti n'abavandimwe, kugira ngo nabo bagire ubumenyi kuri ibyo bintu. Nguyu umwanya rero wawe kugira ngo ibyo byose ubimenye, nubisangize inshuti zawe. Kora share, kora subscribe, ndetse na comments niba uzifite, kandi niba wumva hari icyo wifuza ko ubutaha twazaganiraho, uyu ni umwanya wawe rwose. Imiryango irakinguye, comments zirahari, mushobora no kunyandikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye mukoresheje amazina yanjye Delphine Umuhoza, ubundi tugakomeza tuganira. Ndabifuriza rero gukomeza kugira ibihe byiza. Ciao ciao.